Hallelujah, hallelujah. Bene data ndabasuhuje. If you're watching from USA or other countries, this is going to be a Kinyarwanda show. Hallelujah, hallelujah. May God bless you. May God touch you, heal you. All of you who are watching, may you step into the kingdom of God. So now we're going to move on into Kinyarwanda. Bene data, Banyarwanda, Banyarwandakazi, ejo twaganiriye tuvuga ku magambo akomeye. Abantu benshi baranyandikiye bashaka kumenya ukuri. Ni byiza rwose, iki ni igihe cyo kumenya ukuri, kuko Satani yahagurukiye kurimbura isi yose. Ashaka kurimbura isi yose, ntabwo kugira abantu 50% bimushimishije. Ashaka kugira 100% y'abatuye isi yose akabajyana ikuzimu. Niyo mpamvu nababwiye ngo mwitonde, erega ikuzimu n'abapadiri benshi n'abantu bihaye Imana benshi bashirirayo. Imana ntabwo ishaka ko abantu bajya baza ngo bakinishe impano yabahaye n'umuhamagaro Imana yaduhaye. Tugomba gukora neza, nta gukina, nta buryarya. Ejo twaganiriye tuvuga kuri ririya yerekwa cyangwa se ibonekerwa ry'umukristo, bisa nkaho wenda Obaridi yari amubereye padiri cyangwa se umukristo w'umunyarwandakazi, yamufataga nk'umumentoro we, abona ari ahantu ngo muri purgatori, ari amerewe nabi cyane. Ibyo ngibyo ejo narabibabwiye, mbabwira yuko biri muri Luka 16. Twabirebyeho ariko tubireba turi kwihuta, ndagira ngo hari wakongera tukabisomaho gakeya. Luka 16 hari inyigisho. Mumbabarire, ejo nshobora kuba navuze ko hari umugani, ariko si umugani. Ibi ni ibintu byabayeho. Umunsi uzajya mu ijuru, umunsi uzaba uvuye muri iyi si, uzahura n'uyu mukene ku isi witwaga Lazaro, kandi uzahura, Imana ibikwemereye cyangwa se niba utabashe no kujya mu ijuru, aho ngaho ikuzimu n'uyu mugabo wari umukire wamubona. Ibi ngibi ni ibintu bibaho. Iyi ni inyigisho tugomba kwiga, tugahindukira Imana kuko ni ukuri. Reka twongere tuvugeho muri make. Muri make, hari umugabo w'umukire cyane wahezwe, noneho akaba yari afite igipangu, akaba yari umuntu ukomeye, wambara neza, wambara za zahabu, ntacyo yari abuze. Ngo ariko ngo kuri porotaye yiwe hakaba hari umugabo w'umukene witwaga Lazaro. Akaba yari umukene ku buryo yifuzaga nibuze kuba yarya n'ibiryo biguye hasi ku meza yiwe, akabura uwabimuha. Uyu yari umuntu w'umuherwe, uryohewe n'ubuzima, wiyitayeho ariko atitaye ku bababazwa, atitaye ku bakene. Biriya si byo turi kubona mu Rwanda, aho ubutegetsi bwitaye ku gatsiko, ntibitaye ku bantu bari kurira, ntibitaye ku mfubyi. Mbere yuko bafashe umuntu babanza kureba urubuhe bwoko, mbere yuko bafashe umuntu babanza kureba ese waba waraturwanije. Ntabwo bitaye ku gahinda k'umuntu. Iyi nyigisho iratubwira ngo ntimukifuze kuba mumerewe neza ubu ngubu, ariko nyuma y'ubu buzima, ikintu cyangombwa, nyuma y'ubu buzima hazaba iki? Noneho rero ubwo ngubwo bose baza gupfa 100%. Buri muntu wese azagira umunsi we wa nyuma. Waba upfuye
cyangwa se ugiye muri ba bandi bazatwarwa igihe Kristo azabaje gutwara itorero, kuko uwo munsi uregereje. Kandi uwo munsi ni ukuri, nahuye na Yesu Kristo yarabimbwiye, hari abantu batazapfa, ba bandi bazaba barabayeho mu butungane igihe Yesu azagaruka. Abo ngabo azabatwara, babageni biteguye azabatwara. Ariko mu bisanzwe 100% bya buri muntu barapfa. Noneho bapfuye, Bibiliya iratubwira ngo wa mukene araza atwarwa n'abamarayika, wa wundi bishe bamuziza ubusa, wa wundi bishe bamuziza ubutungane nka Kizito Mihigo n'ibindi bihumbi byinshi bishe mu Rwanda babiziza ko ari abanyakuri. Bariya iyo bamaze kubica, ntukajye uhangayika, ntukajye ubarira, ahubwo wiririre wowe usigaye inyuma, kuko bapfiriye muri Yesu Kristo. Abamarayika baraza bakabatwara, bakabajyana muri paradizo aho bahumurizwa. Niba uri umukozi w'Imana kandi umukozi wakoze neza, Yesu Kristo niwe uza kukwitwarira, kandi n'abawe bagiye mbere baza kugusanganira. Ubuzima rero burakomeza. Urupfu ni akantu gatoya, urupfu ni akantu gatoya, ntirukajye rugutera ubwoba. Ntugatinye urupfu, ahubwo utinye kubaho utarabereyeho Imana, utinye kubaho warabayeho ukora ibintu byamaguye byo kugurisha abantu, byo gukorera inda yawe no guhimuka. Niba uhimuka urokuririrwa, kuko nta hejo heza ufite. Ubwo rero bapfuye, abamarayika baraza batwara wa wundi wababazwaga, ariko wa wundi wakandamizaga undi baratubwira ko nta bamarayika baje, ahubwo we ngo yarahambwe. Byaba byiza birangiriye aho, ariko ntibirangirira aho ngaho. Biriya itubwira yuko amaze guhambwa yajyanywe ikuzimu. Ikuzimu arababazwa. Ikuzimu ni ahantu udashobora no kubona isagonda ry'agahenge, ni ahantu udashobora no kubona n'amazi yo kunywa. Reka tubisome. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu. Ni ukuvuga ngo na nyuma y'ubu buzima ubwonko bwawe buratekereza, wibuka abantu, ukamenya n'amazina yabo, ngo amubona ari kure, ndetse na fakiriti zawe zo kuba wamenya ese ni muri kilometero zingahe urazigira. Ngo nuko abona na Lazaro ari mu gituza cye, abona ba bantu yishe bari mu gituza cy'Imana. Haleluya. FPR ibona ba bantu yishe bari muri paradizo. Kagame abona ba bantu yishe bari muri paradizo. Ntibizagutangaze, erega abantu benshi bishwe, benshi bapfa nk'abamaritire, bapfa nk'abatagatifu. Ntibizagutangaze wenda ubonye abo bantu mu ijuru, abo bantu bishwe. Hari impamvu, erega buryo bagiye kwicwa, Satani niwe uba watanze liste. Burya Satani aba yabonye abantu bafite umutima ukereye Imana, ariko twebwe turicara tukajija, tukavuga ngo bari yase ngo bari bakene. Oya, burya umuntu Satani ahisemo ko yicwa, burya ni wa wundi umutima utunganiye Imana. Nuko rero hari umunsi uzaza, bari abicanyi babone Kizito, bari abicanyi babone bari abantu bose bishe, bari ahantu heza mu gihugu cyiza, nta magambo yo gusobanura ubwiza bw'icyo gihugu. Hari umunsi uzaza babibone, bo bameze nk'uyu mukire. Nuko rero uwo Lazaro arataka. Hari igihe kizagera barire babure ubahoza.
ese bazabona bahoza? Reka tubirebe. Ngo Aburahamu abwira Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mu tuzi antonyangirize. Nta nubwo wabona igikombe cy'amazi, nta nubwo wabona igitonyanga. Waravuze ngo fata agatoki ushyire mu mazi ukoze ku rurimi. Singusabye byinshi we, kuko byinshi nzi ko ntawe nabibona. Ahubwo we niyo wafata agatoki ukagakoza mu mazi ukantonyangiriza. Ese yarasubijwe. Ibi bimeze nka babandi bari muri purgatori, uko bayita abagatolika bavuga ngo purgatori. Reka nabyo tubivugaho tubiganire. Ni ngombwa yuko umenya ukuri, kuko ukuri niko kubatura. Kuko Yesu Kristo ni inzira, ukuri n'ubugingo. Kugira ngo winjire mu ijuru ugomba kumenya ukuri. Niba wizera ibinyoma urifungira umuryango wawe wo mu ijuru. Ese purgatori koko iriho? Ese abari muri purgatori barasubizwa? Ese tubasengere? Ese tubavugire amasengesho? Ese dukotize dutange amadolari 1000, amadolari 10,000, dusomeshe misa miliyoni kugira ngo Obaridi ave muri purgatori? Igisubizo tukibona muri Bibiliya. Reka tubisome. Ubwo rero uyu muntu utanze igisabisho ari mu muriro, ari mu kuzimu, tugiye kumwigiraho turebe niba Imana koko isubiza abari muri purgatori. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho. Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Ibintu bihinduye isura. Abari hejuru bashyizwe hasi. Abicaje ku ntebe yo hejuru ya high table bashyizwe hasi. Y'ababi bose bajugunywe ikuzimu. Bavugije induru bati, ntabwo twabimenye, we mudutabare. Biratangaje ko uyu mukire ntabwo yabwiye Aburahamu ngo ari we umufasha, ahubwo yaragiye yunamira wa wundi yagiriye nabi, wa wundi yakandamije. Biranditse ngo buri ivi ryose rizunama. Hari umunsi uzaza Kagame yunamire bari abantu bose yishe, abasaba imbabazi, kandi ababwira ati mushobora kumfasha. Ntabwo Imana izamwemera ko bazamufasha. Igihe cyo kwihana n'uyu munsi wa none. Igihe cyo guhindukira Imana n'uyu munsi wa none. Ariko mu Rwanda hari benshi barenze umurongo utukura, no kwihana ntabwo bazabibona. Haleluya. Ubwo rero Aburahamu aramubwiye ati, wahawe ibyiza ukiriho, Lazaro yahawe ibibi. Ntabwo ashobora kuza ngo agufashe. Wabyumvise? Misa, jugunya icyo gitekerezo. Ntabwo muri iki gitondo Imana yambwiye ngo ubutunzi, ibifatika, ntabwo bishobora kugura ibintu byo mu mwuka. Ufashe amafaranga miliyoni ukajya kugura agakiza, ntabwo amafaranga miliyoni ahagije kugura agakiza. Se miliyoni 10 zagura agakiza? Aho Imana iravuze ngo ntabwo ahagije. Ese ntanze ibyo ntunze byose, Mana we wampa agakiza? Oya, oya. Uyu munsi wibuke yuko turi mu ishuri. Buri munsi uhabwa ikizami. Niba urahitamo Yesu Kristo, niba urahitamo kugira neza, niba urahitamo gukiranuka, buri munsi uhabwa ikizami. Ikizami rero iyo ukirengagije, wowe ugakurikira iby'umubiri ushaka, ugakurikiza ibya kamere, ntabwo icyo kizami ugitsinda. Nuko rero Aburahamu aramubwira ati, nope, ntibishoka.
ya misa ushaka kuvuga ntacyo izakora. Ushobora kugenda ukajugunya amafaranga yawe, ushobora kugenda ukayasesagura, ariko Imana yambwiye oya, iyo misa yawe ntacyo izakora. Ngo kuko uwageze hariya hari umuriro, uwageze hariya ashonje, uwageze hariya afite inyota, uwageze hariya hatari amahoro. Iyo ubuzima burangije bagaca ya silver umbilical cord, ni umurunga ugufata ukagukonegita n'ubuzima buhoraho. Iyo uya murunga bawuciye ni ukuvuga umuntu ahita apfa. Iyo upfuye nta bikorwa bindi ushobora kongera ku byo wakoze. Iyo upfuye biba birangiye. Genda usome Bibiliya yose irabikubwira ikwihanangiriza. Iyo upfuye biba birangiye. Imana kubera ko ari umucamanza mwiza, ntabwo yafata abakire ngo bagende bakoresha amafaranga yabo bakura umuntu wapfuye muri purgatori, bamukure mu muriro, bamukure n'ahandi hariho hose. Ntibishoboka. Ibyo ngibyo bikora ku isi, ariko Imana ntabwo ifata ruswa. Imana ifata abantu bose kimwe. Iyo iciye urubanza ica urubanza kimwe. Ntireba ngo uyu ni umukire, ntireba ngo uyu nguyu abona misa nyinshi. Iyo niyo justice y'Imana. Ndayikunda kubera yuko ntireba ngo wowe uri perezida, ntireba ngo wowe ngo urakomeye. Oya, ibafata kimwe. Nuko rero 26 baratubwira ngo kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuza aho muri batabibasha, kandi n'abavaho ngaho batagera hano. No ku isi uwo mworera urahari, ariko dufite Imana kubera yuko uwo mworera hagati y'ubuzima n'urupfu dufite ikiraro. Icyo kiraro nta kindi ni umusaraba. Umusaraba niwo ukandagiraho ukambuka umworera ukagenda ukajya aho ubona ubuzima buhoraho. Umusaraba nicyo kiraro wambuka ukinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ahatari umusaraba birarangiye, ntushobora kwambuka uwo mworera. Niyo mpamvu nta dini na rimwe, idini ryawe niba ritaguha Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo niwe wapfuye, niwe wabambiwe ikiremwe muntu, kandi afatarigeza akora icyaha kimwe. Niyo mpamvu udafite Yesu Kristo ntashaka kwinjira mu ijuru. I am the way, I am the truth, I am the life. Niko Yesu Kristo avuga mu ijambo rye. None baramubwira ati ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kuba barizwa cyane n'ahantu habi, ntiwahifuriza n'abanzi bawe. Aburahamu aramubwira ati bafite Mose, bafite n'abahanuzi babumvire. Ni ngombwa kumvira pasiteri wawe, ariko ni ngombwa ko ushaka pasiteri nyawe, apana biriya birura. Pasiteri wawe agomba kuba ari real, agomba kuba ari umuntu ugendana n'Imana, agomba kuba ari umuntu ufite idini nyaryo. Idini nyaryo ni irihe? Reka tubirebe muri Yakobo 1 umurongo wa 27. Reka turebe ko twahasoma. Haravuga ngo idini ritunganiye Imana kandi ritanduye imbere y'Imana data wa twese ni ugusura imfubyi, ni ugusura abapfakazi mu mibabaro yabo, no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. None se wagiye gufura ziriya mfungwa zifunze i Kigali, zifunze mu Rwanda hose, kandi wagiye kuzisura ujyanywe n'umutima mwiza, atari ukujya gutata, atari ukujya kwiyerekana? Oya, ntabwo nabasuye kuko bari abahutu, bari ibihutu. Oya, ntabwo nabasuye
kuko bangiriye nabi. Si ibyo Imana izakubaza. Imana izakubaza warabakunze, warabagendereye. Oya. Niba rero utabikora, idini ryawe rirapfuye. Ugomba kureba pasiteri wawe ukamenya ko arimo kugendera mu kuri. Ntugakurikire umukozi w'Imana ugendera mu binyoma. Ahangaha ndahangayitse cyane kuko abagatolika benshi muri gukurikira papa, kandi papa ari gukora ibikorwa byose bya antikristo. Ahangaha rero ntimugire ngo ntitwababuriye, kuko ijambo riravuga ngo iyo ukurikiye impumyi, aho impumyi izajya niho uzajya, ngo iza kujugunya mu cyobo. Inama nagira bene data b'abagatolika, ariko ntitubipfe, nimufate Bibiliya ariyo mukurikire, kandi uriya mupapa mu mwihakane, kuko uriya mupapa ari gukoreshwa na Satani. Ngende babwira ibyo nzi, ndababwira ibyo Imana yambwiye. Nari umugatolika imyaka myinshi, nta wandushaga kuba umugatolika, ariko Imana imaze kumpumura amaso, nahise nkurikira Imana. Dore Imana ni ingiri, iri ni ryo jambo. Umupadiri nyawe ni umupadiri uzavugira abari kwicwa, ni umupadiri uzavugira imfubyi, ni umupadiri uzatabara abandi bari guhigwa, kandi ni umupadiri uzahaguruka akamagana leta mbi. Yohani Batista yarabikoze, Yesaya yarabikoze, umuhanuzi Mose yarabikoze. Abakozi b'Imana nyabo bose, iyo babonye politike ifunyanga abantu, ikora ibibi, yica abantu, bagomba guhaguruka bakabivuga, kubera yuko Yesu Kristo atanga ubugingo. Niba utavugiye abantu bari kwicwa, idini ryawe ni feke, ntabwo tuzagukurikira, ntukamukurikire. Yego rero ni ngombwa. Hariya bavuga ngo kuvanga amasaka n'amasakaramentu. Uzi kuvanga amasaka n'amasakaramentu ntabwo bivuze ngo Kristina aje kuvuga abategetsi, aje kurwanya ubutegetsi. Oya, amasaka n'amasakaramentu ahubwo we no kugenda ukajya kurahira mu idini ryica abantu, no kugenda mu ishyaka ryica abantu. Kuvanga amasaka n'amasakaramentu ni ukugenda ukaba bishopu, ariko ukavugira abica, aho kugira ngo ubumbure umunwa wawe uvugire babandi bicwa. Yesaya umutwe wa mbere haratubwira ngo murongo 17, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana. Mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Niba ukurikiye umutegetsi, niba ukurikiye uwihaye Imana, udakora neza, utarenganura abarengana, utavugira imfubyi, utaburanira abapfakazi, uwo nguwo witonde, kubera yuko ari fake. Yesaya 1:21 harakomeza hati, dore umurwa wiringirwaga uhindutse maraya, ahuzuraga imanza zitabera, hakabwamo no gukiranuka, none hasigaye ari ahabicanyi. U Rwanda mbere y'ababicanyi rwari u Rwanda ahantu habarizwa ubutabera. Ndibuka hariho n'igihe mu rugo wacu habaga imanza, tukagenda tukaburana, umuntu uri mu makosa agahanwa, wa wundi wagiriwe nabi agashumbushwa. Ariko ubu ngubu siko bimeze. Uyu murwa wa maraya ni umurwa w'i Kigali. Ngo abatware bawe ni abagome n'inshuti z'abajura. Umuntu wese muri bo akunda kugurirwa kandi akurikira impongano. Ntibacira imfubyi imanza, kandi imanza z'abapfakazi ntizibageraho.
nta kimana itatubwiye. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo, umunyambaraga wa Isirayeli avuga ati, yewe nziruhutsa ntuye abanzi banjye, kandi n'ababisha banjye nzabahora. Nzagushyiraho ukuboko ngukuremo rwose inkamba zawe, nkumaremo icyuma cy'ibati. Nzagarura abacamanza bawe n'abajyanama bawe nk'ubwa mbere, hanyuma uzitwa umudugudu ukiranuka, umurwa wiringirwa. Imana ejo yatubwiye yuko igihe kigiye kuza ubwo izatanga arrest kuri bariya abantu bose bagira nabi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. If you're watching, this is a Kinyarwanda show. Muri Yesaya 58 kandi Imana irongera ikatubwira kwiyiriza yemera gukiranuka nyako. Ejo hatagira uvuga ngo njyewe sinari mbizi, dore naguye ahangaha ikuzimu nakurikiye pasiteri. Imana itubwira ko tutagomba gukurikira ibirura. Turi mu gihe ibirura bisigaye byambara uruhu rw'intama nk'ijakete, nk'umupira, bikaza byitwikiye, bikaza nka wa mwapotre umwe washutse Rusesabagina, bikatwigisha natwe koko ngo tubikurikire. Oya, nukurikira ikirura kizakomera kandi kizakujyana ikuzimu. Erega Satani azi ubwenge cyane. Nudakanguka ngo ukurikire ijambo ry'Imana, ntabwo uzikura mu majanja ya rubamba. Yesaya 58 umurongo wa 6 haravuga ngo, ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo. Banyarwanda aho muri hose, abishoboye mu ngeri zose, nimuhaguruke mubohore abantu ingoyi z'urugomo. Nimuhaguruke muhambure imigozi y'uburetwa, murenganure abarengana, kandi mukureho iby'agahato byose. Iryo ni ryo dini Imana yemera. Umurongo wa 7, idini nyaryo, kwiyiriza nyabyo, nukurekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonje, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika. Ntiwirengagize bene wanyu, bene data, igihe kirageze. Ubu si igihe cyo kuba nkuriya mukire wo mu gitabo cya Luka 16. Iki ni igihe cyo kujya tubona Lazaro aho ariho hose, tugashimira Imana tuti, Imana uduhaye akazi ko gukora, reka tugende dufate Lazaro tumwondore. Tugiye dusoza nagira ngo mbabwire yuko turi mu minsi y'imperuka, turi mu minsi ya nyuma. Ubu ngubu hari ingabo ebyiri, ingabo za Satani zarahagurutse, zisigaye zambaye Satani kuva ku mutwe kugeza ku maguru, nta nubwo zikihishira. Ariko ku rundi ruhande, ingabo z'Uwiteka si idini. Ingabo z'Uwiteka ni babandi bari kurwanirira ukuri. Ingabo z'Uwiteka ni babandi bari kuza bakafata ikibi bakavuga bati, no, ikibi uri ikibi. Ingabo z'Uwiteka ni za zindi ziri guhaguruka zikarwanya se ikibi. Ariko hari abandi muri mwebwe Imana yabantumyeho, babandi ntimushaka kwigaragaza, babandi muri kurwanirira ubugingo bwanyu, babandi muri gushaka kwitwararika ngo hatagira ubamenya uruhande muhagazeho. Ukuri ni ukuri, kandi ukuri kwambaye ubusa. Were gutinya kurwanira ukuri, kuko uko kuri niko kuzakurwanirira. Ariko ngo
niba uhisemo kurwanira ubugingo bwawe ukihakana ukuri, ukihakana Uwiteka, ngo byose uzabibura. Bene data, aho muri hose ni ku isi yose, kandi urebye muri buri gihugu cyose hari guverinoma ebyiri, guverinoma ya Satani na guverinoma y'Imana. Ingabo z'Uwiteka n'ingabo za Satani. Bisa naho muri aka kanya ingabo za Satani arizo ziri ku butegetsi. Urebye mu Rwanda, abagombye kuba bari ku butegetsi barafunzwe. Yewe no muri Amerika abari ku butegetsi ntabwo ari Imana ishaka. U Rwanda rero ntabwo ruhagaze rwonyine. Muri Amerika abajura nabo bari kuza. Muri Amerika imbaraga za Antikristo ziri ku butegetsi. None tubigenze gute? Buri gihugu cyose urimo imbaraga za Antikristo zahagurutse. Imana iri kutubwira ngo ngabo zanjye nimuhaguruke, mwere kugira ubwoba, mwere kuvuga ngo sinakwigaragaza, kuko iyi ntambara nta hantu ho kwihungira. Ariko ikintu kiri shuwa, Yesu Kristo yaratsinze, Yesu Kristo azatsinda. Reka mbasengere. Mana, kura ubwoba mu ngabo zawe. Mana, ibutsa ingabo zawe ibihe turimo ko hari ibi bigiye kuza, kandi wowe ubwawe n'intwaro yawe n'inkota yawe mu kanwa ni wowe uzarangiza ugakubita Antikristo hanze, ugafata uriya mufarisi prophet umuhanuzi w'ibinyoma uzamukubita hasi. Ni wowe wenyine uzitsindira dragon ariyo Satani. Mana, reka ingabo zawe zibuke yuko utazatsindwa, ahubwo uri Imana ifite intsinzi. Uri Imana igiye kwigaragaza mu buryo tutari twabona na rimwe kuva isi yaremwa. Uri Yesu Kristo uje. Reka abana bawe bihane, bahitemo ukuri, bahitemo kurwanirira Yesu Kristo. Reka ubugwari bubavemo, reka ubwoba bubashiremo. Ngo murebere mu Rwanda ingero z'Abanyarwanda bari guhaguruka nk'abariya ba Aimable Karasira, barimo muri rutazima, ariko barahagurutse baravuga. Hari n'abandi benshi barimo bariya ngo barashidi, barimo bariya bose bacyuma Hasani, barimo uriya wo muri Umubavu TV bafunze. Ngo abo ngabo nibababere urugero. Wowe uri hanze ahantu ufite ubwigenge, ahantu ushobora kugira icyo wakora, ariko uri kwitwararika ngo hatagira umenya, hatagira icyo umenya. Reka nkubwire, biranditse ngo niwihakana Yesu Kristo nawe azakwihakana, niwihakana ukuri nako kuzakwihakana. Nutangira kwihisha mu gihe uzaba ukeneye ko ukuri kukuvugira, ntabwo kuzakuvugira. Intambara irakomeje, nta hantu ho kwihungira. Uyu munsi uhitemo uruhande uhagazemo, kandi wibuke yuko Yesu naza, azaza azanye n'ingabo ze, azaza azanye ibihembo byinshi cyane. Bene data, turi mu minsi y'imperuka. Nimuhaguruke musome ibyanditswe, mugire imbaraga, mugire ubutwari. Ubugwari nukubureka, kuko ubugwari ntibuzinjira mu ijuru. Mana, dusengeye Abanyarwanda bari mu muriro, dusengeye Abanyarwanda bari mu muriro. Imana iranyibukije uyu wa gatandatu, reka dufate umunsi wo kwiyiriza, kutarya, kutanywa, dusengere igihugu cy'u Rwanda. Buri wa gatandatu wa mbere wa buri kwezi twiyemeje kwiyiriza, gusengera u Rwanda kugeza ubwo Imana idusubije, kugeza ubwo Imana ibatuye igihugu cyiza cy'u Rwanda, kandi kanabatura isi. Igihe kiregereje ubwo igitabo cy'ibyahishuwe kigiye gukinwa, kandi Imana yarambwiye ngo bizaba vuba, bizaba very quick. Nuko rero bene data, mukomere mugire imbaraga, tuzasubira. Imana ibahe umugisha, kandi nubwo ibintu bikomeye mujye mushyiramo za joke, urwenya, duseke, kubera yuko guseka ni umuti. So smile and be happy.